turabasuje mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, turabakunda cyane. Umunsi twishimiye guterana namwe. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yatugiriye icyizere cyo kuzinduka turiho. Ni amashimwe tuzindukanye, ni amashimwe twirirwanye mu masaha agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko turashima Imana yo mu ijuru yarahereye ku bwayo ikabasha kudutiza iminsi yo kubaho. Uno munsi si tububwirize gusa, turaganira ku mashimwe y'Imana. Uno munsi turaganira imbaraga z'Imana, turaganira ku byo Imana yadukoreye. Hari byinshi Imana yadukoreye mu buzima bwacu, ariko tukabura umwanya wo kubishimira Imana, tugahora gusa turi mu mwuka wo gusaba, nyamara tutajya twibuka umwuka wo guhora dushima Imana ku byo Imana yadukoreye. Yewe ku giti cyanjye ndashimira Imana ko nabyutse ngasanga ndi amahoro, natera intambwe bigakunda, nagenda nkumva narambura amaboko nkumva amaboko arakora. Ibyo by'ibitangaza biruta ibindi bitangaza byose Imana iri gukorera mu bundi buzima. Iyo ubyutse muri wowe ugasanga uri muzima, uragenda bikagenda, kuwagira amahirwe yo kuba agenda, yarambura ukuboko bigakunda, yaseka bigakunda, yavuga kumva ijwi rirasohoka. Ni iryo shimwe ry'umunsi. Mu gihe ibyo byose utabiramukanye, ntandi mashimwe nkeka z'inyuma y'ibyo ngibyo, ariko tujya twibagirwa gushima iryo shimwe. Uno munsi turaganira gusa ku mashimwe y'Imana. Mana we, ni byinshi Imana yadukoreye, ni byinshi Imana yadukoreye mu mitima yacu, ariko twafashe umwanya mutoya wo kuvuga ibyo Imana yadukoreye. Gusa mbere y'uko dukomeza mu mashimwe, hari ijambo numvise nshaka kubasangiza. Reka dusome mu Migani 16 umurongo wawo wa 3, dusome mu izina rya Yesu. Ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho ngo imigambi yawe yose izakomerezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagiteganyirije iherezo ryacyo, ngo ndetse n'umunyabyaha yamuteganyirije iminsi. Amen. Iri jambo rirakomeye. Mu kintu cyose Uwiteka yagiteganyirije igihe cyacyo, ngo ndetse umunyabyaha yamuteganyiriye umunsi w'amakuba. Mu gushima kwacu Imana yaduteguriye amashimwe. Niyo utayavuga, ariko Imana iyo uzi ko yaguhaye amashimwe, nubwo utajya ubumbura umunwa wawe uvuga ayo mashimwe. Iri jambo rimwe riratubwira ngo mu by'Imana byose yaremye, muri twebwe ubwacu Imana buri kintu cyose yakigiriye iherezo ryacyo. Ngo n'umunyabyaha yamuteganyirije umunsi w'amakuba. Amagambo y'Imana arakomeye. Reka twiganire ku mashimwe y'Imana, ariko tujye twibuka gusoma ijambo ry'Imana tubashe gusobanukirwa. Isi yubakiye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ujya usohoka wumva warakijijwe, wagera hanze ugasanga uhura na byinshi, abantu baravuga, wabitindaho umwanya munini ugasanga ubaye nkabo. Ariko zirikana ku ijambo ry'Imana, uvuga ngo Mana, nibutse amashimwe. Ibindi byose biri inyuma y'amashimwe, ariko imbere yanjye Mana hari amashimwe. Njye ku giti cyanjye njya ntekereza nkareba ngo igihe mvuka hari abandi twavukiye mu rugero rumwe, bageze imyaka 3 ntibaba bakibarizwa kuri ino si dutuyemo, bitaba Imana. Njyewe ndakomeza muri urwo rugendo. Ni urugendo rwo gutangira kwiga muri generasiyo y'abavutse igihe kimwe nanjye. Ubwo nawe ubibare ku giti cyawe urebe imyaka umaze.
urasanga hari imbaraga z'Imana, urasanga hari ibyo utajya ushima kandi ari byo by'ingenzi gushima. Ndakura mu gihe ntangiye kwiga ari abo twatangiye kwiga igihe kimwe, abo tuziranye n'abo tutaziranye, ariko hari abagiye ngenda akomeza. Ibyo byose ngiye mama twese nabishima Imana, nawe ntiwabishima Imana. Niyo mpamvu turi hano ngo twiyibutse gushima Imana mu byo Imana yadukoreye byose, mu bibi no mu byiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bibi no mu byiza tujye duhora dushima Imana. Igitangaje aho Imana ijya ibera Imana ikomeye. Imana iri kwisezerana, Imana ni ukuyibikiye ibanga ryayo. Imana yafashe ubumana bwayo ibwubaka ku ibanga. Imana itubwira ati uzajya ugeze imyaka 18 ubuzima bwawe burangira, ariko uzajya ugeze imyaka 17 cyangwa 16 bavuga ati giye mu Mana, ariko rwose nagiye mu bindi mbone kwihana. Ariko Imana yubakiye ku ibanga ryayo, aho Imana ikibera Imana ikomeye. Ni Imana izizinduka mu gitondo igahamagara umuntu, yaba ukomeye woroheje, si tugasigara tuvuga amateka ngo runaka yaragiye. Nta kindi, Imana ikomeye ku ibanga ryayo. Nushaka gukomera nk'umuntu usige kugira ibanga muri wowe, turacyari ku mashini. Niba ushaka kugera kure muri wowe uzubakire ku ibanga. Ibyo ukora byose umutima wawe ntukurwanye, ntajya abona aho ahera, kuko wubakiye ku ibanga. Imana yubakiye ku ibanga, ubuzima bwacu bubakiye ku ibanga. Se iyaba Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka mbaye ku nkuru nasomye, umusaza ngo yararwaye wararemba, wagera aho aja mu bitaro afite imyaka 78. Wageze mu bitaro ngo muganga ngo bagera aho bamushiramo ibyuma bimufasha mu guhumeka. Umusaza ameze nabi, ngo bimaramo amasaha arenga 10. Uwo musaza waza kugarura ubwenge nyuma y'amasaha 10. Umuganga ngo amuzanira fagitire, baramubwira ngo maze urishura ngo 500. Umusaza kuko ubwenge bwari bwagiye ngo abyibuke, waraturika ararira cyane. Ararira ari umusaza ufite imyaka 78. Warangije umuganga ngo aramubaza ngo niki kirimo kirakuriza, ngo n'amafaranga ngo ni makeya. Muganga aramubwira ngo si iby'amafaranga, waruta n'aya ngaya ngo nayabahereza, ngo na kano kanya ndayishyura. Ngo ariko ngo ntangarijwe n'imyaka 78 Imana yadinze ntabasha gutanga n'igiceri na kimwe. None mwebwe abantu amasaha ngahe munyatsaye? Ese imyaka se kurabyumva iryo shimwe? Turimo turaganira ku mashimwe, umva iryo shimwe ry'umusaza. Ararira cyane aravuga ngo muganga agira amubwira ati wirira amafaranga ni make. Umusaza asubiramo aravuga ngo wa mwana w'umuganga we, oya amafaranga ni make nanarenzaho, ariko ikirimo kirandiza imyaka 78 Imana yandinze mpumeka umwuka bitagoranye nk'ubuzima mwarimo munyuzamo ngo mpumeke. Nta fagitire Imana yigeze inyaka yo guhumeka imyaka 78. Haleluya. Dufite byinshi twashima Imana. Uwo musaza warirahira aravuga ngo Mana we, ngo sinarinzi uko nanjye naba afite amashimwe yo gushima, ngo mbibonye hanonaha ko mfite amashimwe y'imyaka 78, ngo mpumeka umwuka ntabasha kwishura. None abantu bamfashije ngo guhumeka amasaha ngahe. Iyo nkuru, iyo message cyangwa se iyo story yo kutwibutsa ubuzima. Hari igihe wari wicaye ubona ubuzima bwawe burangiye, uri mu buzima bw'ubupfubyi wumva ko burangiye, uriho udafite ababyeyi wumva ko birangiye, uriho umupfakazi wumva ko ubuzima burangiye. Mana we, uduhe kwibuka Mana, uduhe kwibuka uko dusaba Mana, uturemere umutima wo kwibuka amashimwe.
mu by'Imana yagukoreye. Gira ikintu wibuka, gira ikintu wibuka mu by'Imana yagukoreye. Mana we, umutima wanjye ngo himbaza Uwiteka. Ese nawe baguha fagitire y'umwuka wahumetse, ni iyihe banki yakuguriza ayo mafaranga? Ndakeka ntayo. Muri banki tuzi zikomeye banavuga ngo ya ntaho wayakura. Imana igihe yakurinde, njye muri iki gihe ngenda nkumva nta bibazo mfite, kuko iyo mbashe kumva afite ibibazo nkumva mfite amashimwe. Wari wabona ko umuntu muri waza agenda akumva afite amashimwe y'uko yabashe kwambara ipantaro nk'abandi? Yabivuga ngo uriya se, reka bivuge n'icyo gihe nawe ufite amashimwe. Reka mu byiza no mu bibi tujye duhora dushima Imana. Iyo tubyumeka byinshi Imana baradukoreye. Ijambo ry'Imana riganze muri mwebwe, batubyinira Imana, dutaramira Imana. None mu ijuru bari umugisha ku ijambo. Reka ducurange igisimba dusenge. Mana we, turagushimiye kubw'ubuhamya bw'ijambo twari tuganiriyeho Mana. Iminota si mike, gusa intego y'ibyo twashakaga kuvuga Mana, mesaje washatse ko utunyuzamo kugira ngo tubiganireho yumvikane. Yumvishe Mana, ubasobanurire Mana. Mana ni byinshi Mana, ni byinshi wadukoreye Mana we, ni byinshi Mana. Ni iki twatanze muri iyi myaka dufite, ababyeyi bacu iyo bafite, mubayo bariho baba bagihumeka. Ni iki nshuti yanjye icyo nkwibutsa, ibuka iby'Imana yagukoreye. Kumvisha umusaza wari ufite imyaka 78 aravuga ngo Mana, niyo nkikibuka imbaraga zo gushima imyaka yose nabayeho nari ntaragushima yuko ndi muzima. Kuki tujye twibuka Imana mu gihe twahuye n'ibibazo? Mana we, turasenze tugarutse imbere yawe, utwemerere twadukanye isengesho rizahoraho ryo gushima mu byo wadukoreye mu myaka yacu. Hariho benshi bagiye bavukiye mu miryango ikize Mana, bavukiye mu miryango bari batunze ntacyo babuze, ariko Mana icyo mukundira si ibyo ujya ukangwa nabyo. Isezerano wabikiye ku muntu nijya ujya urwanirira Mana we, tubihaye agaciro Mana. Iyaba umuntu ajya agenda mu isoko akagura iminsi yo kubaho, kubera ubukene n'inzara tuba twaragurishije iminsi yacu yo kubaho, tuba tutakiriho Mana. Iyo umuntu ajya agura ibihe byiza, ari mu bihe bibi akajya mu isoko, nk'uko agura inyanya akagura ibihe byiza, tuba twaragurishije ibihe byiza twanyuzeho. Ariko Mana, wowe ujya urebera imfubyi ngo abapfakazi, wowe ujya ugwisha imvura, wowe ujya utuma izuba riva, wowe ujya wikoma ku gatuza umutingito mu isi igahungabana. Mana we, turagushima Mana. Cyo nkundira Imana, iby'agakiza byose yabiduhereye ubuntu, iby'agakiza byose yabiduhereye ubuntu. Iki cyatuma tudashima Imana, yabiduhereye ubuntu. Hano mu gisirimba tugiye kubyina, ndajya kubwira ngo jya ubyina igisirimba, intego uvuge ngo Mana, hari igihe naryaga rimwe, iyo revo warayindengereshereje. Undi umuntu usanga umuntu arya 4 ku munsi, ariko kuko ari ubuhazi gusa ntatekerezaho amasezerano n'icyo Imana yakoze. Ariko uzambara amapantaro arenga 5 ukumva n'ibyo. Nawe hari igihe wari kwiga ntibikunda, ariko warize mu bibazo uriga.
mbere yuko tubyinira Imana ubundi numvishe ubuhamya bw'umukobwa wakuyemo inda, numva sinamucira urubanza, ariko nyuma ujye utekereza ku byo wakoze uvuge ngo ese uramwana mbashe gukuramo inda. wowe usanga ari wari kuzaba perezida w'igihugu, tukicara imyaka irenga 30 turi mu butayu dushakisha wari kuzatuyobora. Ntukajye utsindwa n'ikibazo, urwemere urwane n'ikibazo kugira ubone igisubizo. Ntukemere gutsindwa n'ikibazo kugira ngo, sinzi ko muri kubyumva neza, mu buzima bwawe nushaka gutsinda, gutsinda kugira ngo urwane intambara kugira ugere gutsinda. Nushaka gutsinda, muri wowe ushaka gutwikira ikibazo kugira ngo urebe uko watsinda nyuma utaratsinze ikibazo kijya kigaruka. Emera mu kibazo wahuye nacyo, uhangane nacyo kugira utsinde. Tekereza ibyo Imana igukorera, dutambira Imana ugira ngo nibutse amashimwe wankoreye, nibutse. Dutambira Imana yacu. Mana we, Mana.